haseruka nukuri ariko Imana yo mw'ijuru bakunteriya yayivuze sha yaravuze ngo bimenyekane kuwiteka gusa ari we Mana igira ikirema ari we Imana igira ikivuga mbwira mwene songa Imana yacu iratsinze Imana yacu iratsinze Imana itsinze abakonikoni Imana itsinze abacuri Imana itsinze abapfumu Imana iratsinze Imana iratsinze Imana itsinze mu gigazi igenda nijoro Imana itsinze ibyorezo Imana iratsinze Imana itsinze impanuka baguteze Imana itsinze amagambo twavuzwe Imana itsinze urubuga twasizwe Imana itsinze amarozi twarozwe twazamuye twongera twayicubahiro ayiwe data we Imana yacu yongeye iratsinda kumanywa y'ihangu kumugaragara izuba riva reka mbabwire rero reka mbabwire ikintu kinejeje niba baravuze ko tutazahageza wenda ushobora kutarumvisha amakuru yabyo ariko harabumvisha amakuru bakabona n'ibimenyetso ubwo twahageze rero bitegura amateka yacu n'Imana ariko hagize umuntu uvuga amen wumvishira ijambo ubwo twahageze mama Cedric ngewe ntabwo ndi bubwirize aho twateraniye umwaka ushize aho twateraniye umwaka ushize mu gitondo iteraniro twabayemo twebwe Imana twemereye kongera kudusiga mu yandi magambo hari andi mavuta twongeye guhabwa ibyadusiguruye ibyayanduje ibyayatobye ibyayakozeho ibyo bintu twabitaye yaduhaye andi mavuta mashya mwihangane tuyabasangizeho rero mwumvisha ubwo twahageze ibyagiye biyakoraguramo ibyagiye biyatoba katekajina ibyagiye biyonona ibyagiye biyapfusha ubusa ibyadutobeye amavuta kali ataki movelebo
zalaye tikandela sokibelebo ibyagiye bivangamo abagiye batumenera amavuta abagiye bayatwiba ibyagiye biyishiramo Imana yanyujije mu kayunguruzo irongera iradusiga idusigereye mu mutwe aramanuka no kubishura nkuko yatembye mu rwanwa bwa Aroni ngo akamanuka. Haleluya. Yadusize. Reka tubakubite ku mavuta rero, kandi reka mbwire n'umuntu wicaye aha witinye ibyangije amavuta. Iri joro Imana iraguha andi mavuta, nico bita gusigwa bundi bushya, kongera gusigwa. Abatambyi bagasigwa, baririmbyi bagasigwa, banguzi bagasigwa, badiyakoni vuga ngo andi mavuta. Baririmbyi bagasigwa, witinye ibyangisha amavuta. Iri joro hari bamarayika bafite ihembe. Hari delegasiyo ivuye mu ijuru imanuwe no gusiga abantu b'Imana, imanuwe no gusiga abashumba, imanuwe no gusiga abata. Ni byose uyu mugoroba hari andi mavuta. Bagiye kujya bibaza ngo byabereye he? Igiye kudusigira mu ibanga, ariko amavuta azagaragara. Mama Cedric hoza mbaza passport. Hari andi mavuta kandi sigiye kuyamenya. Hari izindi mbaraga kandi abantu bagiye kuzimenya. Bantu twateranye sinza aho usengera aho ariho hose, ariko iri joro hagiye kubaho umuhango wo kongera gusigwa. Hari andi mavuta Imana igiye kongera kudusiga, amavuta adafite umwanda, amavuta adafite kandi ayo mavuta Imana igiye kudusiga nta mudayimoni uzayica, nta bayobozi bazayiba, ni amavuta avuye mu ijuru. Mwumve rero, ubwo twawugezemo, kanongere mpanure, ubwo twawugezemo bari bazi ko bagiye kubona amateka yawe n'Imana, ariko hagize uvuga ngo amen. Hari andi mateka, amen. Hari andi mateka. Haleluya. Hari ibindi bihe bagiye kubona byawe n'Imana, hari ibindi bitendo. Haleluya. Umfati, ndabona abantu bari kurya amasezerano, ndabona abantu bari kugenda mu masezerano, ndabona abantu bicaye mu masezerano, ndabona abantu bayaryamyemo, ndabona abandi bayagendamo, ndabona amen. Twavuze ngo asifiwe sa, acira amasezerano. Ndabona bisohoye, ndabona ibintu Imana mbwira mwene so ngo ibyawe n'Imana bigiye kuba amateka. Ibyawe n'Imana, abaririmbye yamubwire ibyawe n'Imana bigiye kuba amateka. Aho uvuka bigiye kuba amateka, abakuze kera bigiye kuba amateka. Ariko abo byakiye twavuzamina cyane. Reka ndisubiremo nditsindagiye, kuko ntabwo bafite bwo kubivuga. Ibintu byawe n'Imana bigiye kuba amateka. 2024 ibintu byawe n'Imana, ayiwe data we, ibintu Imana igiye gukorana nawe, ibintu Imana igiye kunyuranamo nawe, ahantu Imana igiye kukugeza, ahantu Imana igiye kukwicaza, bigiye kuba amateka. Amarira Imana igiye kuguhoza. Mva ijambo rimanutse, mwavuze Imana y'abandi, igihe kirageze ngo namwe muvuge yanyu. Mwavuze Imana yakoreye abandi, ariko mwabyakiriye mukavuga ngo amen. Mwavuze Imana yagiriye neza abandi, mwavuze Imana yakoreye neza abandi, ariko namwe mugiye kuvuga Imana yanyu, namwe mugiye guhamya Imana yanyu. Uyu mugoroba rero, uyu mugoroba, ariko Imana ni nziza.
uyu mugoroba hari imigozi Imana igiye gukata. Hari ibintu Imana ishaka ko bitagukurikirana. Hari ibintu Imana ishaka ko bitakugendaho. Igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, igihe ubibereyemo kirahagije. Hari ibintu Imana tugiye guhanura niturangiza dutanga umwanya. Mwumve ijambo mpagazemo. Kuva ibice 12 umurongo wa 31 no 37 dusenga Imana. Ndagushimiye kandi mwiza cyane. Ibintu byawe n'Imana muri uyu mwaka bigiye kuba amateka. Iby'urugo rwawe n'Imana bigiye kuba amateka. Iby'abana bawe rozakitambolevo bigiye kuba amateka. Iby'akazi kawe sema baba pole sokile fombele fodela. Ibintu byawe n'Imana bigiye kuba amateka. Aho uvuka bigiye kuba amateka. Bakuzi icye ndafashijwe kandi abasa amateka ya kera. Ibintu ugiye gucanamo n'Imana bigiye kuba amateka. Kuva 12 umurongo wa 31 murahari. Twongere tuzamurira Imana icyubahiro. Mbabarira untize iminota nk'itanu dukora uyu muhango wera. Hari ibintu Imana idashaka kukura muri Egiputa ngo ubijyane i Kanani. Ni byose. Kuva 12:31 ahamagaza Mose na Aroni. Ariko ubwo ninde? Murakoze cyane. Farao ahamagaza Mose na Aroni, abahamagara muri iryo joro. Abahamagara iki mu ijoro? Ko bajyaga babonana ku manywa bamwinginga. Abahamagara iki mu ijoro? Habaye iki? Hakozwe iki? Ni iki Imana ikoze? Umva amabwire tutaramanuka. Ku manywa Imana yari yabwiye Mose, iramubwira ngo humura, ngiye gukora akantu. Ngiye gukora akantu muri Egiputa. Ntabwo Farao azabasezerera, ahubwo no kubirukana. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ku manywa yari yanze kubaha uruhushya rwo kugenda. N'urwo yari yabahaye rwari urwo kugenda ariko ntibajye kure, kandi akababwira gusiga abana n'amatungo bakagenda bonyine ntacyo bajyanye, nta bitambo, ntibajye kure, bagatambira mu butayu, ntibajye i Kanani. Kandi yabwiye Mose kwihagurukanye nawe izabageza i Kanani kandi bakagerayo amahoro. Ariko ngo iryo joro ngo Imana yica buri kintu cyose cy'imfura. Umva rero, ahamagaza Mose na Aroni iryo joro, arababwira ati nimuhaguruke muve mu bantu banjye, mwe n'Abisiraheli, mugire mute? Mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga, mujyane n'imikumbi. Arabihinduye, mbere yari yabyanze. Mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire. 37 no dusoreje. Abisiraheli barahaguruka bava Ramsesi bataha i Sukoti. Abigenzaga bari abagabo 5,000, abana batari muri uwo mubare. Mwakire neza ijambo. Reka mbabwire, ijuru rigiye gukora akantu. Iki gitabo cyitwa Kuva, mu zindi nyandiko bakitiye imuka Misiri. No kwimuka, so guhunga. Uhunze icyo yatinyaga iyo gishize agarukayo. Ariko uwimutse atwara utwe ntacyo asi. Hari ibintu bibiri iri joro tugasenga. Irambwira ngo iri joro mbabaze ngo ni ibiki mudashaka guhagurukana muri Egiputa. Iwe data wa twese we, n'agasuzuguro, n'amarira warise. Umva mbese ni ibiki udashaka guhagurukana
guhagurukana ngo ubikure muri 2023 nurangiza ngo ubijyane muri 2024 ni ibiki? Irambwira ngo buri wese Imana igiye kumwumva mu ijwi rye. Mfite ibyanjye nashaka guhagurukana, nawe ufite ibyawe udashaka. Imbwira icya kabiri, irambwira ngo ni ibiki se ushaka kujyana i Kanani Farawo adashaka kujyana, kugira ngo Imana ibyemereshe itegeko ibyo bintu bizabana nawe muri uyu mwaka? Ni ibiki? Nuko kandi ni ibiki ugomba kujyana nabyo? Niba ari urugo rwawe, Farawo ntarusigarane. Niba ari amahoro yawe, Farawo ntayasigarane. Niba ari ibyishimo byawe, Farawo ntabisigarane. Ariko igisuzuguriro cyawe ntikikugendeho. Irambwira ngo uyu mugoroba rero tujye gukora ibintu bibiri, nta kugorana guhari. Uhaguruke mu mwanya wawe, babwire ijambo dusenge. Hari Imana igiye gukora akantu. Imana igiye gukora akantu. Imana igiye gukora akantu. Imana igiye gukora akantu. Ndagendana n'abantu bafite kwizera. Imana igiye gukora akantu. Ndagira ngo iki gice cya mbere, ndagira ngo mabwira ngo ibintu dushaka gusiga muri iki gice cya mbere ni minota 3. Ndagira ngo ni wowe urabizi kundusha. Burya ibintu umuntu ashaka gusiga ntago ari ngombwa ngo afate umunsi abitekereza. Niyo wamukangura ari mu bitotsi, yakubwira ngo iki gisuzuguriro ndakiyamye we, yakubwira ngo ubu bushomeri ndaburambiwe. Ndagira ngo rero ni minota 3 mu mwanya wawe aho uri, ndagira ngo ubirondorere Imana, kuko Imana yambwiye ngo mukimara kubirondora ndatura ijambo rimwe gusa. Uhereye umunsi ibyo bintu ntibizongera kuba ku buzima bwawe. Uhereye umunsi ayo mateka ntuzongera kuyabamo. Mu butware no mu mavuta duhabwa n'Uwiteka hari ibintu utazongera kubamo. Turi kumwe? Mufite kwizera kwabahesha gukira, mufite kwizera kwabahesha gukurwaho iyo migozi. Reka ntage iyi mibare: 1 2 3. Bwira Imana. Hari ibintu tutagomba kwambukana, hari ibintu tutagomba kugendana. Irambwira ngo buri wese mu mwanya we, irambwira buri wese ahari, gira ibintu bwira Imana. Oya uyibwira ngo ibi bintu sinshaka ko narasenze ndabisengana, narakoze nkora umurimo ndi kumwe nabyo, nakoreye Imana bikomeza kuba mu rugo rwanjye, naritanze bishoboka, ariko ibi bintu mbanye nabyo bise tanda la fosse belebo talisa la kitande fo de la sope zalima itakinde le toke le vodelas telimaniza la atoki ne vodela atoki le bondesta ando fo ebele. Umva gusenga kwa buri wese asenze muri uyu mwaka. Hari ibintu tudashaka kongera gusenga nima, hari ibintu tudashaka kongera gukorana umurimo, hari ibintu tudashaka kongera kuvugana ubutumwa, hari ibintu tudashaka. L'onde son vebele so kitandela melianso de fo kibele tondi mania son de fo ebele sa taibole sala kitandima e de fo talisala tokimenivo de stanselebo takimenizo tandelebo de regrere de las tokimenimo zalibole tandila sokibelevo taebela. Ibyo bintu bisige, ibyo bintu bisige, uburetwa bwa Farawo busige, amarira ya Farawo yasige, agasuzuguro ko muri Egiputa agasige. Hari ibintu Imana idashaka. Ijambo ryarambwiye ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. Sinshaka kuzongera kubera umutwaro ab'inzu yawe. Irambwira ngo kuri uyu musozi hari ibintu tudashaka kuzongera kugendana, hari ibintu tudashaka kuzongera gusenga Imana bituriho, hari ibintu tudashaka gukorana umurimo, hari ibintu tudashaka. Hari amakuru yarambiranye, hari amateka yarambiranye. Irambwira ngo uyu munsi ndacakagose kandi ndacakagose. Reka turambure amaboko mbabwirira ijambo. Kandi ndi mu mavuta no mu mbaraga twahawe n'Umwuka Wera. Irambwira ngo bakimara kwatura ibintu bagomba gusiga kwa Farawo,
bakabisigira Farawo, bakabisiga muri Egiputa. Reka mbabwize ukuri, ayo marira ntabwo uri buyabane muri iyi Kanani. Oya, ayo marira ntabwo uri buyagendane muri iyi Kanani. Oya, mwumva ijambo Imana yambwiye kwatura, kandi ryatuye ku babyeyi baraha, ryatuye ku bagabo baraha, ryatuye ku basore baraha, ryatuye ku bakobwa baraha. Ni ijambo rivuga ngo ibyakera nimubyibuke, ibyakera nimubyibuke, agahinda mwagize nimukibuke, amarira mwarize nimuyibuke, agasuzuguro mwasuzuguwe nimukibuke. Mwumve ko Imana ivuganye namwe, irambwiye ngo dore ngiye kurema ibintu bisha, dore ngiye gukora ibintu bisha, kandi ibyo ngiye gukora bigiye kwamamara. Dukomere Imana amashyi menshi. Irambwira ngo ibyakera nimubyibuke, irambwira ngo ibyahise nimubyiteho, irambwira ngo ngiye gukora ibintu. Ibyakera nimubyibuke, ibyahise nimubyiteho. Irambwira ngo buri wese n'ibyo yanze umubwire ngo ngiye gukora ikintu gisha. 2024 ngiye gukora ibintu bisha, kandi ibyo bintu bisha ngiye gukora, umwuka ari kumbwira ngo bizamamara, umwuka ari kumbwira ngo bizamenyekana. Abo turi kumwe tuyikomera amashyi, babyeyi bayivugiriza impundu. Tande la sitakilebo. Irambwira ngo kandi uko mubivuze nuko mubyatuye niko Imana iyo migozi yicagaguye. Irambwira ngo ibyakera nimubyibuke, ibyahise nimubyiteho. Imbwira ikintu cya kabiri aricyo cya nyuma. Mwuka w'Imana arambwira ngo mbese ni ibiki mushaka kugendana 2024, ni ibiki mushaka kubamo. Imana irambwira ngo mbwire buri muntu wese, ntabwo ari ukubagora, ni ukubikora mu isi y'umwuka. Irambwira ngo buri muntu wese aka kanya agiye gutembera muri gakondo muremeye. Donc abantu turi kumwe aha, hari gakondo Imana ituremeye. Buri wese rero ndagira ngo tubikore, kandi bitarimo brage, bitarimo imikino. Ndagira ngo utembere muri gakondo yawe. Erega muri Egiputa ntawe utembera, erega muri Egiputa ntawinyagambura. Ariko irambwira ngo uhereye uyu munsi ubabwire buri wese watembera mu rugo Imana iguhaye, watembera mu nzu Imana ikubakiye, watembera mu modoka Imana ikuguriye muri uyu mwaka, watembera mu bana Imana iguhaye, watembera mu ahantu Imana igushize. Kuko reka mbabwire ijambo, irambwira ngo uhereye uyu munsi Imana ibakuye mu mfundanwa, Imana irabagushe. 1 2 3, buri wese natembere muri gakondo ye. Ugenda ubwira Imana ngo ndagushimye kubw'iyi gakondo, ni bya bindi twambukanye. Ubwire ngo ndagushimye kubw'uru rugo, ndagushimye kubw'iyi modoka, ndagushimye kubw'iyi promotion. Muri discipline. Farao mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Farao mtu mubaya aliwatesa wana wa Israeli. Tembera. Yeah.